tuguhaye ikaze kuri ya YouTube channel yitwa Burikana. Rero ibiciro bishya bya mituweli byamaje kuba byajya hanze. Rero no kuvuga ngo ngera nk'uko muri kwibona kuri screen yanyu amafaranga umuntu uri mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri ndetse n'icya gatatu. Kugira ngo uvane muzi n'umuzingo ibi bintu nuko ugomba gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana nanjye kuri ya channel yanyu yitwa Burikana TV. Kugira ngo mwamaje kubona ibiciro bishya bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Ngira nk'uko mwakomeje mubibona hano kuri screen yanyu, umuntu ukorera ibihumbi 30, uri kumva? Umuntu ukora ibihumbi 30 ku kwezi azajya yishyura mituweli y'ibihumbi 4. Hanyuma ukorera ibihumbi 60 azajya yishyura mituweli y'ibihumbi 5. Ukorera ibihumbi 60 azajya yishyura ibihumbi, ukorera 30 na 60 ni ibihumbi 5. Hanyuma ukorera ibihumbi 60 kugeza ku bihumbi 120 azajya yishyura ibihumbi 8. Hanyuma ukorera ibihumbi 120 gusubiza hejuru, urabyumva nawe azajya yishyura mituweli y'ibihumbi 20. Ibyo mwumvishije mugatera rinyo hejuru uti ibintu byakomeye. Rero aya ngaya ibihumbi 20 na y'abakire bafite amafaranga. Banyarwandakazi ntimuhangayike, ariko no kwihangana kubera yuko uko ibintu bigenda bihenda mw'abantu mwe, ntabwo wakomeza ku bintu bya kera n'iby'ubu ngubu biratandukanye. Ibya kera byabonekaga byoroshye, ariko ubu ngubu bisigaye biboneka bigoye. So rero mugomba kongera mituweli kuko buriya n'imiti ahantu iva yarahenze cyane, ariko ni ukwihangana abanyarwandakazi nta kundi byagenda. Ariko nizere ko wamaze gukora subscribe. Ngibyo biciro by'intuze rero namwe mwirebere bya mituweli 2027 ko bihagaze. Ba mituweli kuko hagaragajwe serivisi ziyongereye kuzari zisanzwe zihabwa abakoresha mituweli, zirimo kuyungurura amaraso ku bafite uburwayi bw'impyiko, ubuvuzi bwa kanseri, gusimbuza impyiko, kubaga umugongo ndetse no gutanga insimburangingo. Ingingo ya gatatu rero yibanze kuri gahunda ya capitation yo guha amafaranga mbere ibigo nderabuzima ya serivisi azajya ahabwa abayigana. Iyi gahunda rero ikaba iri kugeragerezwa mu ntara y'Iburasirazuba mu bigo nderabuzima byose. Ingingo ya kane nayo yagarutsweho muri iyi nama y'ibijyanye na mituweli yari impinduka zabaye ku musanzu wa mituweli uzishyurwa n'abaturage mu mwaka utaha w'ibihumbi 2027, aho abari mu cyiciro cya mbere, abari mu cyiciro cy'uko badafite amafaranga binjiza ku kwezi, aho bazajya bishyurirwa na leta amafaranga yose nta na make batanze, bakaba rero bari ku kigero cya 6%. Mu cyiciro cya kabiri bo cyangwa se abinjiza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 30 ku kwezi bazajya bishyura amafaranga ibihumbi 4 y'amanyarwanda, leta ikazajya ibishyurira amafaranga 1000. Aba rero nabo kwijanisha bakaba bari kuri 23%. Abari mu cyiciro cya gatatu bo rero cyangwa se abinjiza amafaranga kuva ku bihumbi 30 kugeza ku bihumbi 60 y'amanyarwanda ku kwezi bazajya bishyura amafaranga ibihumbi 5 y'amanyarwanda. Abangaba bo rero nta mafaranga na make leta izajya batangira kuri iyi gahunda. Abangaba nabo kwijanisha bakaba bari kuri 35. Abari mu cyiciro cya kane nabo cyangwa se abinjiza amafaranga kuva ku bihumbi 60 kugera ku mafaranga ibihumbi 120 ku kwezi bo bazajya batanga amafaranga ibihumbi 8 y'amanyarwanda, nabo nta na make leta izajya bishyurira. Abangaba nabo kwijanisha bakaba bari kuri 26%. Abo mu cyiciro cya gatanu cyangwa se abinjiza amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 120 y'amanyarwanda ku kwezi bo bazajya bishyura amafaranga ibihumbi 20 y'amanyarwanda. Abangaba rero nabo leta nta mafaranga na make izajya bishyurira. Abangaba nabo kwijanisha bakaba bari ku rugero rw'8%, ariko
abaturage benshi bari mu cyiciro cya gatatu cyangwa se bari mu cyiciro cy'abantu binjiza amafaranga 30,000 kugeza kuri 60,000 bazajya bishyura amafaranga 5,000 y'amanyarwanda. Abangaba nabo batazajya bishyurirwa amafaranga na make ya leta, kandi abangaba bakaba ari bo bari ku kigero cya 35 ku ijanisha. Izi nizo mpinduka rero zabayeho mu kwishyura umusanzu wa mituweli, zashingiye ku makuru ya buri muryango muri social registry hamwe n'amakuru yakuwe muri RSSB cyangwa se ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi ndetse n'ubwishingizi bw'ubuzima, ndetse na RRA ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe gukusanya imisoro ndetse n'amahoro, harebwa imishahara ndetse n'imisoro ku bagize umuryango. Gutangira kwishyura rero bizatangira kuri uyu munsi kuri tariki ya 24 z'uku kwezi kwa kabiri. Abanyamuryango kandi bakaba barakomeza kwivuriza ku musanzu wabo batanze kuzagera kuri tariki ya 30 Kamena muri uyu mwaka wa 2026. Ibikwiye gukorwa vuba rero akaba ari ugutangiza umwaka mushya wa mituweli no gutanga ubutumwa busobanutse ku mpinduka zabaye ku musanzu wa mituweli. Abaturage bakaba basabwa gutangira kwishyura. Icya kabiri hakaba hagiye gutegurwa ubutumwa ku bufatanye bwa RSSB ndetse na Minaloc buzifashishwa mu kumenyesha abaturage izi mpinduka zabayeho ku bijyanye na mituweli. Ibi ngibi rero akaba ari byo byaganiriweho mu nama yabaye